Muraho ndabasuhuje mwese aho muherereye. Uno munsi muri Verse of the Day muri kumwe nanjye Bisetsa Bukuru. Rero hari icyanditswe Imana yanshize ku mutima ngira ngo dusangire mu mwanya mutoya turi buze kuganira. Turasoma igitabo cya Yohana 3:16 kugeza kuri 19. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17 kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. 18 umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. 19 uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Amen. So iri jambo dusomye, mbere na mbere ushobora ukibaza ngo mission ya Kristo kuza mu isi yari iyihe, cyangwa se intego ye, ikintu cyamupushinze kuza mu isi, icyo yaragambiriye ni ikihe? So ukurikije iki cyanditswe dusomye birumvikana neza cyane yuko mission ye kwari ukuza gukiza abari mu isi. Icyambere tugomba kumva nuko umuntu ukeneye gukizwa cyangwa se umuntu ukeneye agakiza, umuntu ukeneye gufashwa, icyambere nuko hari ikibazo runaka afite. So akeneye igisubizo cy'ikibazo kimwugarije cyangwa se kimukikije. So birumvikana cyane neza yuko Yesu Kristo yaje ari igisubizo ku nyoko muntu. Hama dushobora kwibaza iki kibazo, ukibaza ese mission ya Kristo cyangwa se icyo yaragambiriye, icyo yaragendereye yakigezeho? Mission ye yarayitunganyije neza, yayikoze neza? Kuko yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. So byumvikana cyane ko mission ya Kristo kwari ukuduhereza ubugingo buhoraho. Ikibazo rero wakwibaza, ese ubu bugingo buhoraho twaje guhabwa na Kristo turabufite cyangwa ntabwo dufite? Ese nimba tutabufite, ikibazo ni uwagombaga kuduha ubugingo cyangwa ikibazo ni twebwe abagombaga kwakira ubu bugingo? Iki ni ikibazo dukwiriye kwibaza. Gusa inkuru nziza ngufitiye nuko Kristo Yesu mission ye yarayikoze kandi ayikora neza cyane kandi ayigeza ku iherezo. So bivuga ko ubu bugingo twarabuhawe, turabufite, turi kumwe nabwo. So ahubwo ikibazo ni twebwe abagomba kwakira ubu bugingo twahawe. So ushobora gutekereza ngo ubu bugingo twabuhawe mu buhe buryo? Ubu bugingo ubundi dushobora kumenya gute ko tubufite? Ubu bugingo shobora kubwakira mu buhe buryo? So usomye igitabo cy'Abaroma, igice cya 8, ugisomye cyose uza gusanga Kristo Yesu nta kindi kintu yaduhaye kirenze we kwifata akatwihereza ubwiwe, kuko yaravuze ngo ninjye bugingo buhoraho. So nimba yaraje kuduhereza ubugingo kugira ngo twakire ubugingo buhoraho, bivuga ko yatwihaye ubwe. So gutunga ubu bugingo ni ukugira Kristo Yesu, ni ukumutunga muri wowe. Amen. So ubu bugingo nimba tutabufite nuko tutarakira Kristo Yesu. Usomye igice cya 17 kumanuka avugamo ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo utizera uyu mwana w'Imana amaze gucirwaho iteka. Akongera akavuga ngo ariko abamwizera, uwamaze kumwizera, uyu nguyu we afite ubugingo buhoraho. Bivuga ko kwizera nicyo kiganza dukoresha twakira uyu mwami mu buzima bwacu. Rero iyo tumaze kumwakira kuko ari we bugingo buhoraho, tuba twakiriye ubugingo buhoraho. So uyu Kristo Yesu
usomye igitabo cy'Abaroma igice cya 5 uhereye kuri 15 kumanuka, Paul avugamwo abagabo babiri. Avuga Adamu wa mbere, ari we Adamu wazanye urupfu mu isi. Aravuga ngo nkuko icyaha cyakozwe n'umwe, ari we Adamu wa mbere, kikagira ingaruka ku nyoko muntu yose, ariko nyamara cyakozwe n'umuntu umwe. Aravuga ngo uku niko n'igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe, ari we Kristo Yesu, gihesha ubugingo buhoraho bose inyoko muntu yose. Twakira ubugingo buhoraho biciye muri uyu Kristo Yesu, biciye mu kumwizera, biciye mu kumwakira. Nk'uko urupfu n'ubundi twarwakiriye biciye mu muntu umwe, ari we Adamu wa mbere, waje agakora icyaha. Iki cyaha yakoze ingaruka zacyo zikagera ku nyoko muntu yose. Abatari bahari muri icyo gihe icyaha gikorwa, ariko nyamara ingaruka zatugezeho. Icyaha gikorwa ntitwari duhari, ariko ingaruka zaraje natwe ubwacu zitugeraho, kubera ko uyu Adamu niwe wari inkomoko yacu. So Kristo Yesu nawe amaze kuza akora igikorwa cyo gukiranuka, agikora ari umwe, agikora ntitwari duhari, ariko cyagombaga kutugiraho ububasha nk'uko icyuyu Adamu wa mbere nacyo cyatugizeho ububasha, kitugiraho ingaruka. So tugirwaho ingaruka n'umurimo wa Kristo Yesu iyo tuwizeye. So nta zindi ngaruka zitubaho. Nyuma yo kwizera duhura n'ingaruka zo kubaho ubuzima buhoraho, twakira ubugingo bw'iteka. Izi nizo ngaruka z'umurimo wa Kristo Yesu. So, ubugingo tubufite mu kwizera icyo umwana w'Imana yakoze mu buzima bwacu. Amen. Usomye igitabo cy'Abaroma igice cya 8 uhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatuye mu itegeko ry'ububata bw'ibyaha n'urupfu. So abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ndagira ngo wumve Kristo Yesu, umwumve mu yindi shusho. Kristo Yesu ni ubuturo bwacu. So urumva ko Adamu akora icyaha, impamvu iki cyaha kitugiraho ingaruka nuko twese twari turi muri Adamu. Nicyo Paul avuga ngo nabambanwe na Kristo Yesu. Iri jambo avuga ngo nabambanwe na Kristo Yesu ni ukuvuga ngo ari kuvuga ngo wa munsi abambwa nanjye nari ndi muri we. So nkuko Adamu wa munsi acumura, still nari ndi muri Adamu. So bivuga ngo nimba uri muri we, iki ni ikintu kigaragaza ko ntabwo ari umuntu usanzwe, ahubwo ni inkomoko yawe, ni ubuturo bwawe. Aho niho utuye, aho niho ubarizwa. So icyo Kristo yaje gukora, inzira duhereyemo ubugingo, yatwishe muri Adamu wa mbere, adukura muri we, adukura mu buturo bwa kera twari turimo, adushira mu buturo busha, aribwo muri we, muri Kristo Yesu. So Paul ari kuvuga ngo abari muri Kristo Yesu, byumvikana ko Kristo Yesu yaduhindukiye ubuturo busha. Turi ibyaremwe bisha muri Kristo Yesu. Twakuwe mu isi ya kera, ariyo muri Adamu, dushirwa mu isi nsha, ariyo muri Kristo Yesu. Twahinduriwe inkomoko. Nimba ukikireba muri Adamu wa mbere, Adamu wa mbere ntabwo akiri inkomoko yawe, uribesha cyane. Ntugifitanye isano n'uyu Adamu wa mbere, inkomoko yawe uri muri Kristo Yesu. Uyu niwe sano yawe, uyu niwe muhuje amaraso. Uyu niwe muhuje amaraso. Uyu nguyu mwarunzwe, mwabaye umwe, musangiye byose, musangiye ubugingo. Yahindutse umwana w'Imana kugira ngo aduhindure abana, dusangiye kuba abana ba data. Ibi rero tubikomora muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.